Reka tuguhe ikaze wowe wahisemo gukurikirana ikiganiro cyacu, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu kubigeraho nta kundi kanda subscribe, ayo magambo atukura ibona iburyo bwawe uraba wabigezeho. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe mu gihe ababyeyi batandukanye n'icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde ibikomere biterwa no gutandukana kw'ababyeyi. Ikintu cy'ingenzi wakora, gira umuntu muganira ku biguhangayikishije. Bwira ababyeyi bawe agahinda ufite cyangwa ko uri mu rujijo. Ahari bashobora kugusobanurira uko ibintu bimeze, bityo imihangayiko yawe ikaba yagabanuka. Wakora iki se niba ababyeyi bawe badashobora kubigufashamo? Niba ari uko bimeze, ushobora kubibwira undi muntu w'inshuti yawe, ariko akaba ari inshuti ikuze. Ikirenze ibyo byose, ibuka ko hariho umubyeyi ugukunda, ari we so wo mu ijuru, yiteguye kugutega amatwi kuko ari we wumva amasengesho yacu. Ubwo rero suka ibiri mu mutima wawe imbere ye kuko akwitaho. Nicyo udakwiriye gukora. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda, ntukabike inzika. Kubera iki? Uramutse ukomeje kugira umujinya no kubika inzika, bishobora kugutera akaga gakomeye. Bibiliya ivuga ko umuntu ukunda kurakara abyutsa amakimbirane, kandi ukunda kugira umujinya agwiza ibicumuro. Ubwo rero gerageza kwihangana. Ikindi nanone, jya wibuka ko kwihanganira gutana kw'ababyeyi bawe ni kimwe no gukira imvune y'ukuboko. Birakubabaza, ariko amaherezo bigenda gute? Amaherezo urakira. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda, irinda imyitwarire yo kwiyangiza. Birumvikana ko gutana kw'ababyeyi bawe bishobora gutuma utakaza ibyishimo kandi ukiheba, ugatangira kugira ibibazo ku ishuri niba uri umunyeshuri, ndetse ukaba wanatsindwa. Hari abatangira kwitwara nabi ku ishuri kandi bagatangira no kwiga kurwana. Niba ari uko bimeze kuri wowe udukurikiye muri aka kanya, iki cyagufasha kwirinda imyitwarire nk'iyo yo kwiyangiza? Ikintu cy'ingenzi ugomba gukora, amagambo yo mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7 yagira yawe. Aragira ati, ntimwishuke, iby'Imana ntibikerenswa, kuko ibyo umuntu abiba ari nabyo azasarura. Birumvikana ko ibikomere byo ku mutima bisaba igihe kugira ngo bikire, ariko uko ubuzima bwawe buzagenda bugaruka ku murongo, uzagira ubwo wumva warasubiye mu buzima busanzwe. Reka tugushimire cyane rero wowe wabanye natwe. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, nk'uko twabivuze tugitangira, ibanga nta rindi, kanda kuri subscribe niba utarabikora, ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe, ubundi uhorane natwe. Ngaho rero ibihe byiza, naho ubutaha. Bye.